Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jean Muhirwa, uyu munsi nkaba ngiye kubaganiriza kuri Bibiliya. Bibiliya rero turayiganiraho ibyerekeye iki. Kabiri na mbere tugiye kureba uko wasoma Bibiliya mu buryo bworoshye. Iki ndibaza ari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Ndashaka gusoma Bibiliya ariko mbona ari nini cyane kandi iranarambirana. Ese nabigenza gute? Ushobora kuba uri mu bantu bafite ubushake n'umuhate wo gusoma Bibiliya ariko bayireba uko ingana ugahita bavuga ngo ni nini cyane ntabwo twabishobora. Kwa mugani ubirebye gutya uravuga ati nini, ugasoma aho ubonye bikakurambira ugahita ubivamo. Ni irihe banga rero ryo gusoma Bibiliya ukayumva neza atari kuyisoma nk'amateka, ahubwo ukayisoma ukayumva neza uko Imana yashatse ko twumva ijambo ryayo? Uko rero usoma Bibiliya ni gute? Ibanga nakoresheje ryo kugira ngo uyisome. Ibanga ukoresha urayifata gutyo ukayireba nyine ko ari nini, ukayibona ko ari nini nyine. Sibyo? Yirebe, uyitegereze, noneho muri weho uvuga uti iyi Bibiliya ndayisoma mu mezi 6. Iyi Bibiliya ndayisoma mu mwaka umwe kandi ndabishoboye. Amezi 6. Amezi 6 ukavuga ati nzaba nyirangije. Wamara kwiha icyo gihe cy'amezi 6 ukajya kuri internet ugahita wimprima icyo nise nk'imfashanyigisho yo gusoma Bibiliya, noneho ukaba utendesha kwizo mezi 6 ukacyimprima. Wamara kucyimprima ukakicarana ukongera ukareba ya Bibiliya yawe ukavuga uti ngiye kuyisoma mu mezi 6. Tuvuge nk'iyi Bibiliya yanjye uko mubibona ifite impapuro zigera hafi ku 2000. Impapuro zigera ku 2000 narazirebye ndavuga nti ndazisoma mu mezi 6. Ariko ko nababwiye nabanje kugenda kuri internet ndavuga nti izi mpapuro 2000 ni gute nazisoma byihuse. Nagerageje kuzishyira ku mpapuro 3. Nuvuga ngo nafashe impapuro 2000 nzishyira ku mpapuro 3. Dore ko nabigenje rero. Nahise nimprima iyi mfashanyigisho yo gusoma Bibiliya mu mezi 6. Dore ku mpapuro 1, 2, 3. Noneho za mpapuro zari 2000 ngizi uzishyize he ku mpapuro 3 gusa. Izo 3 gusa. Ngire nzibereke 1, 2, 3. No kuvuga ngo uko ureba Bibiliya ingana gutya nuko uyireba wayigabanyije ku mpapuro 3 bigufasha gusoma. Kuko nk'ibi bira kugira ngo isome amezi 6 no kuvuga ngo byibuze nagomba gusoma amashapitre 6 ku munsi. Chapitre 3 ku munsi bigufasha kuba wayisoma mu mezi 6 gusa. Tuzi neza ko habaho Bibiliya zitandukanye. Ushobora kubona Bibiliya ingana gutya, ushobora kubona Bibiliya ingana gutya, cyangwa se ukabona n'ingana nk'iyi nasomye, cyangwa niziruseho nini ziba ziruseho. Ibanga ryo gusoma ni ukuvuga ngo ushobora kwibaza ikibazo ngo ese ni gute warya inzovu? Tuwe umuntu aguhaye inzovu ngo uyirye. Ibanga ryo kurya inzovu nta rindi, ugomba kugabanyamo uduce. Ni kurya inzovu agace. Hano rero nibyo banga nakoresheje. Ni ukuvuga ngo nafashe za mpapuro 2000 nzishyira ku mpapuro 3 zonyine. Bivuze ngo natangiye gusoma amashapitre 6 ku munsi, ariko ritme ngenderagaho kubera ko nafataga note, nkakora ibishushanyo, nkasangiza abantu ibyo nabaga nasomye. Nasanze gusoma amashapitre 6 ku munsi bitankundira. Nahise rero mfata amashapitre 3 ku munsi. Maze gufata amashapitre 3 nyihambiraho ndavuga nti buri munsi ngomba gusoma amashapitre 3 kuko nari mfite inyota ijambo ry'Imana, kuko nari mfite umuhamagaro umwuka ndi wanyuzuye
none aravuga ngo ubu ndi gukora ibishushanyo nkakora gusangiza abandi n'amanoti nafataga, ndavuga ngo okay, kansome amashapitire 3 ku munsi ngende gahoro, none bizafasha kumva ijambo neza. Ubwo nuvuga ngo ni nka nasomaga Bibiliya gatatu, nafataga narasomaga nkafata note nkanasangiza abandi ibyo nabwo nasomye. Ubwo nayisomaga nkaho ari gatatu, nuvuga ngo nayisomaga gatatu ku munsi, bikamfasha kwibuka neza no kumva neza ibyo nabwo nasomye. Rero kugira ngo usome Bibiliya ubyiyemezo bishobora, turabisanga muri Matayo 13:25. Ugomba kwiyanga ubuzima bwawe ukabureka, ugafata umusaraba ugakurikira Kristo. Reka turebe uko babitubwira muri Matayo 16:25. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Niba wiyanze kubera Kristo, ubuzima bwawe ukabwanga ku mpamvu ze, kugira ngo umukurikire ukore ugushaka kw'Imana, azaguha ubugingo. Niyo wapfa uzabaho. Kuko muri video zashize nababwiye ukuntu ubu buzima turi hano muri nosi burangaza abantu bakumva ko abantu ari umubiri, ahubwo ntabwo turi umubiri, ahubwo turi roho ziri mu mubiri. Ni ukuvuga ngo rero wakwizera Kristo n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, niyo wava muri uyu mubiri uzabaho. Ko ubuzima bwa nyuma y'ubu tubona nibwo buzima buzameze neza. Ubwo rero niryo banga ryo gusoma Bibiliya. Noneho mbanyuriremo muri make uko Bibiliya ibitabo byavanywemo. Ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvise, cyangwa se ukavuga ati byavanye mu ngute. Tuzi neza ko iyi Bibiliya dufite nyinshi abenshi dukunda gukoresha ifite ibitabo 36. Bibiliya y'Abagatolika ifite ibitabo 73, yongeraho 7. Bibiliya yo muri Ethiopia ifite ibitabo 84, hari n'ifite 88. Ese wakwibaza uti kuki izi Bibiliya zifite ibitabo bigiye bitandukanye? Nizihe mpamvu? Ese inyungu yo gukura ibitabo muri Bibiliya yari iyihe? Reka ngoye nk'urugero. Iyo ubwiye abantu mu Bibiliya ibitabo babivanyemo, nk'aho bagutera amabuye bakagukwena, ntibabyumve, kuko uwavanyemo ibitabo muri Bibiliya yari afite impamvu yabivanyemo n'icyo yari agamije. Twazaganira ubutaha, ariko reka nkwereke ukuntu ibitabo byavanywe muri Bibiliya. Ngaho urugero, fata igitabo cya Esiteri chapitre ya 10. Ifite amaverisi 3 gusa, no verisi 1, 2, 3. Ibindi byose bisigaye byose babivanyemo, kandi iyo ubirebye neza ubona ko nticyuzuye babivanyemo. Reba ngaha ntabwo urabona chapitre 1 ifite amaverisi 3 yonyine. Ifite 1, 2, 3. Ibindi bisigaye byose bya Esiteri babivanyemo. Icyo ni icyambere. Hari impamvu nyinshi ushobora kubabwira bavanyemo ibitabo muri Bibiliya, ariko reka mbabwire nyine. Tuzi neza ko Abisiraheli babanje gufatwa bunyago muri Ashuri. Bava Ashuri bajya i Babyloni, bava i Babyloni bajya mu Baperisi, mu Baperisi bajya mu Bagereki, bava mu Bagereki bajya mu Baroma, kuva mu Baroma n'iki gihe turimo cy'uyu munsi. None rero reba uko bimeze. Ni ukuvuga ngo amateka y'Abisiraheli bari mu bunyago muri Ashuri arimo ahangaha. Amateka y'Abisiraheli bari i Babyloni arimo ngaha. Amateka y'Abisiraheli bari mu Baperisi ngaya. Noneho amateka agahita asimbuka akava ku Baperisi agahita ajya mu Baroma. Kandi tuzi ko Abagereki nibo banditse Isezerano Rishya mu Kigereki. None ni ukubera iki Abisiraheli bari bafashwe bunyago n'Abagereki bitari muri Bibiliya? Aya mateka yagiye, reka mbigusubiremo neza. Amateka y'ubunyago bw'Abisiraheli muri Ashuri ngaya, bari i Babyloni ngaya,
bari muri Persia ngaya bagahita ba Persia bagahita bajya bakagenda bajya mu Baroma. Ni ukuvuga ngo amateka y'Abisiraheli bari mu bunyago bw'Abagereki kuki nta yari muri Bibiliya? Bayavaniyemo iki? Yavanyemo n'iki? Ibyo ni ibintu nawe ushobora gushakisha ukabireba cyangwa se tukazagana n'ubutaha, ariko nakubwira nti ibitabo byava muri Bibiliya bike bishoboka, nk'ibitabo bigera kuri 10, 15, 20, kandi abenshi bexagera bakavuga 70, ariko ngewe mfata bike bishoboka. Tuvuge nka Bibiliya y'Abayetiyopiya ko tuzi ko yahozeho kuva na kera kugeza na n'uyu munsi, uko bamwe bayifite niko ikimeze. Nibyo bitabo twareba tukavuga tuti ibitabo 84, 88. Ubwo uvuga ngo iyi ngiyi dufite Ibrahimu ibitabo byibuze 12, 10 na bingahe, 16. No ukibaza uti kuki nsimbaraye cyane ku bitabo byava muri Bibiliya? Ndaguha impamvu imwe gusa. Tuzi neza ko Bibiliya tubwira ngo igihe cy'Abagentile kizarangira. Icyo gihe rero kiri kurangira cy'abantu bihaye gufata Bibiliya bakayihinduka uko bashatse kiri guhinduka kikarangira ubu ngubu. Noneho mu gihe kirangiye ni ukuvuga ngo igihe gishya cy'abantu b'abanyakuri nicyo kiri gutangira. Ntabwo rero ushobora kubaka ukuri udafite ibitabo byose bya Bibiliya cyangwa se ijambo ryose uko Imana yari yanditse. Imana ikiri gukora iri gucagura ururo n'ingano. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi ukuri kuri kugenda kuzamuka gahoro gahoro, ariko n'abanyabinyoma nabo bakagenda bagutsindagira bagupfukamira kugira ngo kutaza kugaragare ibintu bihinduke mu isi uko Imana ibyifuza. Kuri iyo mpamvu rero niyo mpamvu uzabona twigisha ijambo ry'Imana mu buryo bunyuranye cyangwa se buhabanye n'ubwo abantu bigishaga kera, bakavuga ngo Imana. Yes, tuzi ko Imana ikunda, ariko habaho n'Imana ihora. Ibyo bintu rero nibyo abantu badashaka ko abantu bamenye, kuko utazi ko Imana ihora ntabwo ushobora gutinya Imana. Kandi Imana itubwira ngo intambwe enye ntanga zo kugira ngo ubone ubwenge bw'Imana. Ugomba gutinya Imana, ugatinya ikibi, kumva ijambo ry'Imana, ubundi ugashaka ubwenge bw'Imana. Imana nayo ikaguha ubwenge bwayo burenze. Niko rero usabana n'Imana. Witinya ko yakuremye, yaguhanze, ibyo yakoze nta kwirirwa uvuga ngo Imana uyivugira ibitakubwiye, aho ukayicyubahiro gikwiye. Nkuko mu ijuru bigenda, mu ijuru tuzi ko birirwa baramya Imana hori. Ibyo turabizi. Niyo mu ijuru bigenda gutyo, twebwe kuri ino si ni gute twishyira hejuru tukavuga tuti Imana tukayitekereza ibyo atatubwiye? Niyo mpamvu rero ukuri ari ngombwa kugira ngo kubanze kuzamuke usakare mu bantu. None bimara kumenya, twige gutinya Imana, twige kubaha Imana, twige gukurikiza amabwiriza y'Imana, maze umwuka wera nawo dusenderemo, tube mu munezero udashira hamwe n'Imana yaturemye. Gusoma Bibiliya rero ni ibintu nagushishikariza, kuko nibwo buzima bwawe. Narabyiboneye ubwo nasomaga Bibiliya, uko ugenda uyisoma za mpapuro 2 nakubwiye, ugenda ubona ukuntu zihinduka ubuzima bwawe. Kuko tuvuga ngo niba utangiye uyu munsi ugasoma amashapitire 6 cyangwa 3, uyu munsi uko wari umeze ntabwo ariko uzaba umeze ejo. Uhita utangira guhinduka, umwuka wera nawe akakuzaho, akagutera imbaraga, ukaryoherwa n'ijambo ry'Imana, ukinjira mu ijambo ryawe. Noneho ijambo ry'Imana n'ubuzima bwawe bigatangira kugenda bihura, noneho bikaza kuba umwe, ukaba umuntu umwe. Nkubwiye ko nta nubwo uzamenya uko amezi 6 ashize cyangwa umwaka uri gusoma ijambo ry'Imana. Uzaryoherwa, unezererwe, uzahita wibaza ese Mana nabagaho cyangwa ntabwo nabagaho. Munezero uragusanga, ukumva uranezerewe ku buryo butigeze bubaho na rimwe mu buzima bwawe. Ngaho rero shyiramo imbaraga n'ubushake bwawe bwose n'umutimanama wawe wose, usome ijambo ry'Imana rikuryohere, riguhindure, maze nawe uze mu kuri, kandi Imana izaguha ubugingo buhoraho. Mukomere rero, ntambashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Nawe utaha